ntawe iburasirazuba. Uyu musore wari ugiye gushaka igitoki cyo kurya kuri Noheli, ariko ibyamubayeho ni agahomamunwa. Ni kuri uyu wa kane ubwo twageraga mu burasirazuba i Kayonza, akagari ka Nyagatovu, dusanga abaturage bahuriye ari benshi, intera ari imwe. Arafashwe n'abandi barebereho. Tuhageze dusanga ari umusore wumiye ku nsina y'igitoki yaragiye kwiba. Ibindi bijyanye n'iyo nkuru ni mu bikurikira. Yakuri ibyabo. Uwo muti wari umaze igihe kingana iki? Okay, deri gisambo cyangwa ngikiri. Deri gisambo cyangwa ngikini ibyo nagusabye urabimpaye turarangizanyije nta kindi mbaza. Ibyo ni ibyawe birakurira aho umushyira n'uva. Ikitemewe no kumukubita. Babibujije gusa uyu nguyu n'ubundi ni uwacu tugiye kumutwara. Uyagiye kujya kuri polisi tugiye kumujyana. Nta kibazo yose hanyuma ibi bintu tubonye dusanze abantu benshi bashungereye n'igiti cyabaze. Byabaye naribwe kuva kera kose. Yego umwaka ushize bakananzuzugura no mu nzu. Hanyuma rero umwaka ushize batema ibitoki nafashe umwana ashaka kugira ngo bazabishamuze ibitoki bitanu. Barabitwara mpita ndakaye nshakisha abantu umuntu amumuti umuti awushyiraho. Uwo mwaka wari ushize mbyutse musanga ari ku gitoki. Usanga ari ku gitoki yari yahumiye ahagaze. Hanyuma none uvuga ngo wowe bakwibaga buri gihe ufata icyemezo. Mfata icyemezo buri gihe n'abaturage n'amwabazo bose. Hanyuma se biriya uvuga ngo kiriya gitoki tubonye hariya uvuga ngo yari yakivye yagitemye. Yatemye ananirwa kugikuraho. Nkabonye nse kuri toilette. Ugiye kuri toilette nibwo ubibonye. Ariko nacyumvise nijoro. Yego noneho nijoro nyumvise ndavuga nti igisambo cyaza kunyica ko bimaze iminsi bimeze. ariko ndabyumva kubera ko nabikeka. Nibwo nkibonye rero nibwo mpamagaye uwamaye umuti. Nibwo mbwiye n'abayobozi nanjye bisigo n'umukuru w'umudugudu baze bandebere umuntu uri mu rutoki rwanjye. Nta rwara nta kintu biramukoze. Hanyuma nk'umuturage umwe twabaza wenda ubonye ibi bintu bibaye kugira ngo aduhe ubuhamya ibi bintu koko bibaye ntago ari ubwesikoro koko uriya muntu mwari musanzwe mumuzi ninde waduhereza nk'ubuhamya nk'iki? Nzeyimana Bosco. Uri umukuru w'umudugudu witwa Nzeyimana Bosco. Umudugudu witwa ngo iki? Umudugudu witwa Kabeza. Akagari ka Nyagatovu. None se nukuvuga ngo
muri uyu mudugudu musanzwe mwibwa ni ibintu bisanzwe biriho byari byarabaye indengakamere nta gitoki twagiraga yego inka bazijyanaga cyangwa ingurube ubu rero bitubereye igisubizo kuri ibi bintu ni ukuvuga ngo ibi bintu bibaye nk'igisubizo cy'uko kwibwa bigiye guhagarara se cyangwa ni iterabwoba gusa ribaye ntabwo ari iterabwoba bizahagarara kuko ibi bintu umuntu yazaga agakora ibyo ashaka igare barishyira ku muryango bakajyana akumva ko birekeye aho ngaho mbega yariye yajyana ariko kuva ibibazo bibaye gutya ndakubwiza ukuri igihe byandenze byandenze ibi bintu ahubwo uyu mugabo nakomeza akore uyu mugabo nakomeza akore kuko ibintu hari aho agiye yuriye yagiye none se mwafashe nimero ziwe twazifashe kuko ibi bintu birashimisha nta muturage bitanejeje ariko uriya muntu uvuga ngo ntabwo mwari mumuzi ahubwo bazaga bakiba barangiza bakigenza aba bantu noneho iterambere dusigaye dufite hano ubu no mu mujyi tuwatwarayemo wa Kayonza dukora harimo hariba abantu baturutse za Nyagatare bakaza bagacumbikirwa hara mu mujyi Kayonza ijoro ryakwiba bakagaba ibitero hano mu cyaro abandi bagaturuka ikibungo bakaza bakabafite ibyitso mu mujyi bakabacumbikira bwamara kwira bakaza kubona uko biba aba bantu bigaragara nta hantu twari tubazi habe nta hantu muntu tumuzi reka ajya kumwegera kuko polisi atancika yamaze kuzaza mukatancika tumujyanye polisi rwose aya makuru arakenewe kirajya cyuma urimo gutema kuko ari gutema n'ubundi mana we umuntu yaso reba ntuzongera kwiga imyitozo reba abadada kwiba mushaka mu bireke rwose kwiba ntibabireke kwiba ibintu ntibabireke watwibwira witwa nde Zega ya Manuel none se uturuka hehe abantu muguru urari Kayonza ubundi se mu busanzwe mu rugo iwanyu ni hehe aho apana kuba ube i Kayonza aho barizwa ni hehe ni ufata ingangi none se hano wabwiwe n'iki ko hari ibitoki ku buryo uvuga ngo ndaza kubihatwara uza kurangura inaha ni ukuvuga ngo usanzwe ugenda mu cyaro uri gushaka ibitoki urangura hanyuma ibindi ukabyiba hanyuma se ibi bintu wari ubizi yuko biri bukubeho i Kigali wakoraga iki hagana hehe Kigali hehe i Kigali Nyabugogo hanyuma uhava kubera korona hanyuma none se nibwo bwa mbere wazi nahanga cyangwa n'ubundi wari usanzwe ibi bintu byo wari usanzwe ubikora ariko ubikora wenyine cyangwa hari n'abandi bantu musanzwe mukorana ku buryo mukora ibi ngibi wabikoze wenyine oya hari abandi musanzwe mukorana kamembe none se kugira ngo umenye ko hano hari igitoki hari iki uvuga ngo n'ubundi hari abantu mwari musanzwe mukorana wagenda kugura ibitoke hanyuma none ufata icyemezo cyo kubyiba amafaranga ari wayanywereye none ni iki wavuga ni ibi bikubayeho none se ibyakubayeho ni ibiki ngiye kugenda biraha byabaye nka sangapi ari mu ijoro ntabwo mbizi nubwo mbese kwiba wari ubikoze
niko none se n'ubwa mbere waruje mwa runo rugo ngiye kubicaza hano abantu badafite ubupfukamunwa 2020 gitifu igitoki umusore rwose ugiye kuzirika tumaze kubona ibyabaye twegereye abayobozi bo muri ako kagari ka Nyagatovu umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyagatovu kugira ngo kuri kese ibaye y'ubujura ntabwo byari bisanzwe mu kagari ka Nyagatovu abajura babagaho ariko iyi kese ndizera ko n'ubwa mbere ibayeho gusa ntibisanzwe ariko nanone bibaye icyitegererezo ku bandi ndizera ko yuko nubwo bibaye abandi bose bagiye kureberaho ni ukuvuga ngo ubu ubujura bw'ibitoki muri kano gace ka Nyagatovu se ni ibintu byari bisanzwe bimenyerewe mu baturage ntabwo byari bisanzwe yego ubujura bwabagaho abantu bakiba amagare bakiba ibindi bitandukanye yewe n'ibyo bitoki bakaba babyiba ariko iyi kese nibwo bwa mbere ibayeho muri Nyagatovu ntabwo byari bisanzwe muri Nyagatovu ntabwo byari bisanzwe ni ukuvuga ngo ni igiki wabwira noneho abanyarwanda ukurikije iyi kese ibaye icyo nabwira abanyarwanda muri rusange ni ugukaza umutekano tugakaza umutekano ugakazwa hose kugira ngo ubujura butazongera kubaho ni ukuvuga ngo none se ubundi ikintu cyerekeranye n'amarondo byari bimeze gute kugira ngo abantu bagereho bamugani bavuga bati afate umuturage afate icyo bavuga ati ngiye gushaka umuganga uzagira kuko n'ubundi bari baranjujubije byari bimeze gute ndizera ko nubwo wenda abaturage batuye muri Nyagatovu ndizera ko nta wari uzi ko ibi ngibi byabaho yego ni ukuvuga ngo n'ubuyobozi ntabwo bwari buzi ko byabaho yego ni ukuvuga ngo nubwo wenda banaturanye gutya ariko wari wese ntabwo yari azi ko byabaho ni ukuvuga ngo rero kuba bibaye nizera ko bibereye abandi icyitegererezo ni ukuvuga ngo bivuze ngo amarondo arararwa ariko ararwa n'abaturage ni ukuvuga ngo amarondo y'umwuga yavuyeho hasigaye ararwa n'ay'abaturage abaturage nabo basigaye bicungira umutekano kuko bazi akamaro kawo kandi mbere y'uko babanza kumurinda umuturage niwe ubanza kwirinda umutekano ese koko imvugo niyo ngiro iburasirazuba ntawuhiba usibye abagendera ku gataro no kumira ku nsina no guhera mu murima nabyo biraba twaganiye na Dr Kigoma anatwemerera yuko ibyabaye yanza Gitega imbabura zagurukaga izuba riva abantu bose barabibonye ndetse abantu benshi baratangara atwemerera ko ari we wabikoze nitwa Dr Kigoma nkaba ndi umuvuzi gakondo nkaba nkorera mu karere ka Kirehe ariho ntuye ariko iyo ushaka urampamagara aho ushaka hose nkagusanga nkaba cyane nkunda gutanga umuti w'uruhereko umuntu warozwe mushikira umuntu wamuroze nkamumwereka ku mugaragaro akazi we mu rugo abakobwa bagumiwe baheze iwabo birashoboka kumusuzuma nkareba ikibitera icyitonderwa ushobora kuvuga ko warozwe ariko njye sinjya mbyemera ntaragusuzuma ndabanza nkagusuzuma nkamenya ngo wararozwe cyangwa ntiwarozwe iyo mbimenye ko warozwe barabikubwira byaba bitanashoboka bakaguha inzira ugomba kunyuramo wivuza ahandi bakuyoboye akenshi mukunda kuvuga ngo umuntu yararozwe kandi akenshi atari byo njye mbyemera ari uko wageze iwanjye ndi kugusuzuma cyangwa wampamagaye ukambwira aho ndi bugusanga Dr ibindi bintu waba ukora bidutondekera ibindi nkora ntanga umuti w'uruhereko uwibwe ikintu cyose waba wibwe ikindi hari ukuba warabuze urubyaro uvuga ngo barakuroze ibyo nabyo umuti ndabutanga hari ukuba waragumiwe uri mu rugo iwanyu umaze imyaka 30 45 turasuzuma tukabanza tukamenya ngo nibyo wararozwe
cyangwa ntiwarozwe. Iyo dusanzwe wararozwe dushobora kugufasha ukabona umugabo cyangwa ukabona urubyaro. Icyitonderwa ni amafaranga twaka mbere, ahubwo tuvugana igiciro uzaduha ari uko ibyo twavuganye byabaye. Ikindi cya kabiri, hari ukuba uhinga umurima wawe ntiweze, wo mwegeranye akaba yeza, aho ni ukukwabura. Aho turakurebera tukakurebera ubikora, tukanamubaza tukamubaza impamvu abikora, cyangwa tukareba impamvu nimba udafumbera cyangwa utagira ibiki. Igikuru ni uko tubanza gusuzuma tukamenya yuko ibyo ushaka ari byo cyangwa atari byo, kuko si twemeza ko ari ihame y'ibitubwira, tubyemera ari uko twagusuzuma. Ikindi, hari ukuba uriho uri umugore ukaba umaze imyaka 5, 2 wararongowe, ariko ukaba utabasha gutera akabariro byemewe byandi bavanga amavangingo. Ibyo nabyo turasuzuma tukamenya ngo niko wavutse cyangwa warabirozwe. Ikindi nuko ushobora kuba wibwa inka babayibaze cyangwa batayibaze, tukagugwira uwabikoze tukamukuzana imbona nkubona ukamubona, cyangwa kimwe inka yaba ihari tukamuzana nayo. Ikindi cya gatatu, ubwo n'uruhereko ndiho, hari ukuba buri kintu cyose wibwe. Ikintu ugomba kwitondera nuko ugomba kwitondera umuntu wakwibye si ubumuzi. Ushobora guhura nawe yaguha kuri amafaranga ko bya bintu yakwibye yaguhaho, ubwo icyo gihe igikorwa turi bugereho ntabwo ndi bubashe kukigeraho. Niyo mpamvu ugomba kwitonda igihe wibwe, ntihagire umuntu uguhumuriza ngo tihumura wibwe. Nge Dogiteri Kigoma nzirana n'ibisambo cyane. Waba wiga isafuriya, yaba ari isahani, yaba ari ihene, yaba ari igare, yaba ari igitoki, ndetse niyo bakwiba ubwatsi bw'inka, aho ndagufasha bigaragara kandi kiriho gikomeye. Ndabizi neza ko bajya bababeshya ngo barabibakorera. Ngewe nta mafaranga naka mbere, turabanza tukabonana tukavugana amafaranga ugomba kuzanyishura uko ibyo twavuganye byabaye. Okay, waba wibwe ibishyimbo, waba wibwe ndetse n'ikintu ushobora kubona ikiyiko kuvuga ngo ni ikibazo kuko kiba cyarakuvunnye, icyo nacyo ndafite ubushobozi bwo kukigarura. Ikindi cyihutirwa cyane, hari ukuntu ubu kigiye cyateye cyo abantu bakunda gushikuza telefone abantu, aho ngaho nukureba aho rikaka. Inda ibyo nabyo ndabigarukaho. Gukuramo inda, hari ukuba utwara inda buri gihe ukakuramo inda buri munsi. Aho naho turareba tukareba impamvu. Uwo muti urahari, dusanze atari ibindi bintu, ari uburozi, ari iki, turabigukorera. Haba ari mu kizungu naho tukakohereza tukaguha kondisiyo y'umuti bagomba kuguha. Ikindi, hari ukuba waragumiwe, waraheze iwanyu, waraheze kwishiga, barakuzinze, aho turakuzingura tukaguha umugabo ushaka. Ikindi ni ukuba ufite inyatsi ziri ukubiri. Hari inyatsi yo mu nda yawe yo kwangiriza amafaranga bikuvuye mu mubiri kubera kurya nawe kutibarira. Hari inyatsi yo kurorwa, kuba wararozwe bayikoroze. Iyo nayo turasuzuma twasanga ariyo, tukaguha umuti ugakomeza ukenderera ukajya mu byawe ukabona ubutunzi ushaka. Ariko icyitonderwa, si ngombwa ngo wishyiramo ko babigukoreye. Ikiba cyihutirwa nuko tugomba gusuzuma tukamenya ngo nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Gusuzuma bisaba iki kugira ngo umuntu akugane umusuzume? Gusuzuma icyo bigombera, igikuru nuko tubonana, ukaba ufite 12,555 niyo akenerwa mbere. 12,555 niyo haburaho igiciro cya 5 ntabwo nagusuzuma. Ubwo rero ushobora kwibwira ngo amafaranga, wowe uraza tukagusuzuma imbona nkubona ureba. Iyo dusanze icyo ushaka atari byo, ya mafaranga yawe urasubirana.
noneho yo dusanze ari byo twe tuguha kondisiyo ugomba kugenderaho kugira ngo tugere ku gikorwa uri gushaka, tukumvikana amafaranga uzatanga, ibyo twavuganye byarangiye. hanyuma ugushaka akubona ate? Ugushaka ndabaha telefone, nkorera Rusumo Kirehe mu murenge wa Kigarama, nkakorera Kigali Kimisagara, nkakorera na Kayonza mu Karange. Nomero za telefone 0788 34 43 91. Tigo ni 072 79 77 216. Iyi ni nomero ugomba kunshakiraho ukampamagara tukavugana tugahana gahunda uko tugomba kubonana tukinjira mu gikorwa cy'ikibazo ufite. Ese ubu buvuzi bwawe ukora bwaba buzwi, leta yabubuzi? Leta irabuzi, mfite icyangombwa cy'ubuziranenge nahawe n'ikigo cy'ubuvuzi gakondo cyangwa kirabura, ndazwi mu gihugu hose, ndazwi, nta muntu utanzi usibye n'abatanzi mu nyumvireho mwumve ibikorwa byanjye ko bikorwa. Ariko ushobora kuvanga amafaranga si ikibazo, ikibazo ni ukurangiza, ni ukukuvura ugakira. Ushobora kuba waribwe moto niyo yaba imaze imyaka 10, kuko moto si ikintu barya ngo kijye mu nda. Igare si ikintu barya ngo rijye mu nda, imodoka si ikintu barya ngo kijye mu nda. Paka hadi niyo yaba iri mu bantu 20 yaribwe n'umwe kagurishwa kajya muri 20, ndagufasha paka hadi abantu bose tukabageraho. Kandi ikiriho mwitegereze hose murebe n'ibikorwa nkora. Reba kuri yanze ibyo nahakoreye kwa Ngutiya, reba ibyo nakoreye ku Gitega kuri amukogora abenze umuhungu, reba none ibyo nkoreye Kayonza mu Karangi, igisambo cy'iby'igitoki twafashe, ibyo n'indi ubikora. Ntazagire ukubeshya, hamagara kuri 0788 34 43 91. Bashaka kubeshya ngo nitwuku oya, ahubwo uwo muntu unyiyitirira akaba yaguhamagaye mi nomero nge mwibariza. Nitwa Dr. Kigoma, niryo zina rizwi n'abantu bose. Bona ariko igikuru mpamagara tuvugane. Mpamagara tuvugane. Hatazajya ukubeshya ngo ni Kigoma, ni nge Kigoma.